turabashimiye mwese mukomeje kutwereka urukundo aho muherereye mu bice bitandukanye by'isi, yaba bari mu Rwanda ndetse n'abari hakurya y'imipaka y'u Rwanda. Mwese twongeye kubaha ikaze muri uyu mwanya tugiye kugaruka ku nkuru yihariye kandi impamo ivugwa ku munyamakuru Scovia Mutesi. Uyu Scovia Mutesi akaba yaramamaye cyane ku kinyamakuru cye kikorera kuri internet cyitwa Mama Rwa Gasabo, ni YouTube channel, ariko kandi akaba afite n'urubuga rwa internet cyangwa se urubuga rwandikwaho amakuru news website. By'umwihariko rero uyu mugore yakomeje kwamara cyane aho yagiye akorera ikinyamakuru cyangwa se radio yumvikanira hano mu Rwanda yitwa BNB FM. Iyi BNB FM ni y'abashoramari bikorera, bakaba bayobowe na Jado Castar cyangwa se uwo wita Bagirishya Jean de Dieu ari kumwe na mugenzi we witwa David Bayingana. Uyu Mama Rwa Gasabo cyangwa se Mutesi Scovia, impamvu tugiye kumugarukaho na amakuru akomeje kugenda avugwa mu buryo butandukanye, yaba ari abantu bari hano mu Rwanda, yaba ari abari hirya no hino. Unzi ba Mutesi Scovia bakomeje kugenda batangaza ko ashobora kuba ngo agiye kwerekeza kuri radio yitwa Kiss FM, abandi bati agiye kwerekeza muri RBA. Ibi byose nibyo tugiye kugarukaho kugira umenye ukuri kwa nyako kuri bivugwa kuri uyu munyamakuru kazi Mutesi Scovia. Impamvu rero tugiye ko ngira ngo mwakomeje kugenda mu byumva aho yaramaze gusezera abinyujije ku rubuga rwe rwa Twitter rwa X, rwahoze rwitwa Twitter ni X. Yatangaje rero ko hari ku gicamunsi cyo kuri itariki ya 26 nibwo uyu Scovia mu gitondo karekare ashimira abayobozi ndetse n'abanyamakuru bagenzi be bamufashije gukomeza kubana nawe kuri iyo radio nyine yakoreraga. Muri make yashaka kuvuga ko nyine agiye kwerekeza ahandi, atazongera gukora kuri radio BNB FM umwezi. Yahoze yitwa umwezi ariko ubu isigaye yitwa BNB gusa. Uyu Mutesi Scovia rero atazongera gukora kuri radio, bituma abantu benshi bakomeza kugenda bavuga amagambo atandukanye, bavuga ko ashobora kuba yahinduye icyerekezo agiye wenda kujya ahandi hatandukanye. Akaba ariyo mpamvu nyine tugiye kugaruka, niyo mpamvu mbararikira ndakumva shishikariza gukomeza kubana natwe kugeza ikiganiro kirangiye kugira ngo mumenye ukuri kwa nyako yaho Mutesi Scovia agiye kwerekeza. Ese kuko ni muri Kiss FM akaba agiye gusimbura Sandrine Sheja? Hari bari kubivuga gutyo. Ese koko yabagiye kujya muri RBA? Hari bari kubivuga batyo. Ngo Sandrine agiye kumujyana muri RBA. Ibi byose ni bikomeje kugenda bivugwa n'abantu batandukanye. Hari n'abavuga ko ashaka kujya kuri Radio 1 kwa Kenisi. Ibi byose ukuri kwabyo murabyumva muri iki kiganiro, ntimujye kure, mubane natwe. Yego, turagendera ku bimenyetso bifatika ndetse tunagenda ku busesenguzi bw'ibishobora kuba ari ukuri. Tugendeye ku magambo yiyandikiye Mutesi Scovia, yavuze ngo ndashimira ubuyobozi, ndashimira abagenzi banjye n'abakunzi ba BNB FM mu gihe twamaranye dukorana, nkaba narasoje amasezerano. Ubu mwakomeza kubana nanjye kuri Mama Rwa Gasabo mu kiganiro twibature gihera saa 9 za mu gitondo kugera isaa 3 za mu gitondo kuva kwa mbere kugera kwa gatanu. Hanyuma muri post yakoze yataginze ubuyobozi bwa BNB barimo Jarike imfura yacu ndetse na Jado Castar Bagirishya. Iyi posta rero ikimara kujya ahagaragara ni nabyo byahise binatuma abantu benshi nyine bibaza aho agiye kwerekeza, ariko mu magambo nyakuri we yivugiye ko agiye gukomereza kuri Mama Rwa Gasabo mu kiganiro yise twibature, kuko ngo yarasoje amasezerano yarafitanye na BNB. Mu kanya gatunga kuguhumbya umuyobozi wa BNB witwa Jado Castar nawe yasiyandika ku rubuga rwa X ati ntushobora kumva uburyo tugushimira umuhate, umurava, ubwitange, ubuhanga, kuba umucyurabuhoro muri bagenzi bawe n'ibindi byinshi byiza wagaragaje kandi bikuranga mu kazi. Urabizi aha ni mu rugo, ntuzakomange uje igihe cyose turi kumwe rwose. Ashaka kuvuga ati nduramuka ugarutse tuzakwakira. Hanyuma muri rusange nyuma y'isaha imwe nabwo poste ya BNB Kigali 89.7 FM nayo yaje ishimangira ko Scovia koko batandukanye. Yagize iyi poste yavugaga ko ngo dushimiye Scovia Mutesi uri umunyamakuru wacu, tumwifurije ishya n'ihirwe. Ati tugushimiye ubwitange, umurava, ubunyamwuga wagaragaje mu kazi kawe, uhirwe muri byose. Iyi ni posta rero ya radio BNB
ikaba yaje ikurikira na posta ya Jado Castare nyine nk'umuyobozi mukuru w'iki kinyamakuru. Ibi rero bikaba bishimangira ko nyine Scovia ndetse na BNB batandukanye mu buryo budasubirwaho bitewe n'uko ngo yasoje amasezerano ye. Niba yasoje uko biri kose impande zombi zaraganiriye bakaba barumvikanye ko badashobora gukomezanya, ndavuga Scovia kuko yavuze ko yasoje amasezerano, mu gihe ku rundi ruhande bigaragara ko abayobozi bwa BNB nabwo bumushimira ko yari umukozi mwiza. Igisigaye ni ukumenyaho rero uyu yerekeje uyu Mutesi Scovia, uyu mugore ukunzwe cyane ku mbuga nkoranyambaga, uyu mugore ukunzwe n'abatari bake, agiye rero kwerekeza hehe? Arerekeza he? Ku ikubitiro hari abakomeje kugenda bavuga ibyabo, bamwe nyine bakomeje kugenda bavuga ngo agiye kwerekeza ngo muri RBA, ngo Sandrine Ngaramuro Chrise, ariko ibi ngibi wenda duhereye kuri iki ngiki reka tuvuge ko atari ukuri, kuko ntabwo biramenyekana ko nyir'ubwite avuga ko agiye kwikora ku giti cye, agiye kujya mu kinyamakuru gushyiramo imbaraga mu kinyamakuru cyitwa Mama Rwa Gasabo, akaba yakongeramo nyine akabaraga muri kiriya kiganiro, muri porogaramu ya mu gitondo ngo yitwa Twibature, kizajya gihera saa moya kugeza isaa 3 z'igitondo. Abavuga ko ragiye muri RBA ubwo bashaka kuba bivuga bitewe n'amarangamutima, ariko nta shingiro bifite kuko nta hantu na hamwe biragaragara, kuko abagiye kujya muri RBA bakora ikizamini cy'akazi, ndetse kandi ntabwo ikizamini cy'akazi ntabwo turabona amaliste, kuko kuri website ya RBA abagiye kwinjiramo bakora ibizamini by'akazi, kireka nawe niba agiye kujyamo nk'umuyobozi. Ariko ari nk'umuyobozi nawe yasuka kuri Yellow Paper, kuko kuri Yellow Paper nkuko Sandrine nawe yasohotse ejo bundi ntabwo twigeze tubona Mutesi Scovia yasohotseho. Ibi rero byo kujya muri RBA ni ibihuha, reka tube tugikuyeho, wenda byazamenyekana mu biri imbere, ariko ababivuga bishingiye ku marangamutima yabo, nta kuri kuriho, kuko na nyir'ubwite hari uwabyanditse kuri Twitter, nyir'ubwite ndavuga Mutesi Scovia nawe aza amuhakanya avuga ko ibyo ngibyo nta shingiro bifite, bivuze ko RBA atari icyerekezo cya Scovia. Indi fact wenda igaragaza ko atajya muri RBA, dukurikije imiterere ndetse n'imikorere ya Scovia, usanga kenshi akunze gukora itangazamakuru rikritika, cyangwa se akunze kuvuga ibintu binenga, cyane cyane binenga inzego zitandukanye harimo na leta, kandi ikinyamakuru RBA ni ikinyamakuru cya leta. Akenshi inkuru bakora ntago ari inkuru zinenga leta, kuko akenshi nabo ni leta, ubwo se wakora inkuru winenga ntibishoboka. Bivuze ko Scovia yaramutse agiye no muri RBA yahindura imvugo, ahubwo akajya akora inkuru zitanenga, inkuru zigaragaza ibikorwa bya guverinoma. Kandi Scovia bitewe n'imiterere ye, bitewe n'imikorere ye, uko yagiye igaragara mu byashize, ntago tubona ko yafitinga neza muri editorial line cyangwa se muri editorial policy ya RBA, kuko aramutse anagiyeyo byasaba ko ahindura imvugo, nyine agahindura imvugo ntiyongere gukritika, kuko ntago yakomeza kugenda anenga akorera ikigo cya leta, ahubwo mu magambo make, magambo rushye, byasaba guhindura umuvuno, ahubwo akajya avuga ashimangira. Kandi gushimangira kwa Scovia kwe biri kure, ariko byose birashoboka nabyo, wenda aramutse anahinduye imvugo yafitinga rwose yajya muri RBA. Ariko kugeza aka kanya ntago tubona yerekeje muri RBA, ku kinyamakuru cye Mama Rwa Gasabo kiri gutera imbere kandi gifite abakunzi benshi. Ubwo rero aramutse agiye muri RBA yahindura imvugo, kandi ahinduye imvugo yatatakaza abakunzi benshi, kuko abenshi bamukunda kubera gukritika, kubera kunenga ibitagenda. Aramutse rahinduye akajya muri RBA, ikinyamakuru cye cya Mama Rwa Gasabo cyaba kirangiye, kandi aricyo kimwinjiriza menshi ushyize muri rusange. Aha rero kuba yakurikiza muri RBA icyo cyo ntago ari cyo, ni igihuha. Ahandi hantu bari kuvuga ngo ashobora kwerekeza ngo ni muri Kiss FM. Muri Kiss FM naho abari kubivuga bari kubihuza nuko ngo Sandrine Sheje yagiye, ikiganiro cya mu gitondo kikaba gikeneye amaraso mashya y'umugore. Ariko ibi nabyo nk'ubusesenguzi bwanjye kandi mpagazeho, nuko adashobora kujya muri Kiss FM aka kanya, kuko Kiss FM dukurikije programming yabo, gahunda yabo yo bakora iyitwa Urban Radio Station Programming. Ni ukuvuga ngo ni program, gahunda zabo ni gahunda zikora nk'amaradiyo agezweho, kuko bo bakora icyitwa mu magambo make ni short, wenda mu magambo yoroshye ni simple and short. Ngo bavuga amagambo make cyane bagacuranga umuziki mwinshi. Kandi Scovia dukurikije ukuntu atanga ibitekerezo mu bwisanzure, akavuga amagambo menshi, akabona umwanya munini wo kuvuga amagambo. Ibi rero bikaba bitafitinga muri programming ya Radio Kiss FM, kuko aramutse agiyeyo bajya bamunigana ijambo ntabashe kugira icyo avuga.
cyangwa se aramutse anavuze byinshi porogaramu ya Kiss FM yaba yishe, kuko Kiss FM ivuga amagambo make igacuranga umuziki mwinshi. Ubwo rero iyo none fact igaragaza ko adashobora kujya muri Kiss FM, kereka Kiss FM nabo baramutse bahinduye programming kugira ngo bahindure binjizemo ibyo bitekerezo bya Scovia, kuko Scovia ndahamya nashidikanya ko atatanga igitekerezo cye kinenga cyangwa se gikritika ibitagenda neza mu magambo mu minota 2, kuko muzumve neza muzakurikire neza kuri Kiss FM ntago bashaka kuvuga iminota irenze 5 bavuga ku kintu kimwe batanga ibitekerezo. Kandi narebye nanone editorial policy yabo akenshi yo cyangwa se umurongo wabo bagendera ku bintu by'imyidagaduro nka 70% n'imyidagaduro. Ibijyanye rero na information cyangwa se amakuru ya politique ni gake cyane babiha umwanya. Ubwo rero kandi urebye Scovia we yibera mu makuru ya politique, biragoye rero ko yafitinga muri Kiss FM bitewe n'izo fact ebyiri. Hari editorial policy cyangwa se umurongo bagenderaho wa content, kuko bibera muri entertainment. Nanone programming ya radio station yabo ni urban, biragoye kugira ngo batange umwanya uhagije nko Scovia we yamenyereye kuvuga amagambo menshi atanga ibitekerezo. Ubwo rero aha naho abatekereza ko yajya muri Kiss FM bakishe, ntabwo mbona ko yajya muri Kiss FM kujya gusimbura Sandrine, ahubwo abakunze ba Kiss FM bo barategereza undi uzaza gusimbura Sandrine mu biri imbere, wenda tuzaba tumumenya. Hanyuma rero indi destination cyangwa se indi destination ya Scovia abenshi bari kuvuga bati areta yerekeza muri TV1 cyangwa se muri Radio 1 kwa KNC, aho KNC akorana na Mutabaruka. Ahangaho birashoboka bitewe na programming yabo, kuko nabusanga ibitekerezo byabo ari ukunenga bitagenda, kandi Scovia yajyamo rwose muri iyo content ndetse no muri editorial line, muri editorial policy bikagenda neza. Ariko nanone wareba aba bagabo mereye kuri KNC na Mutabaruka n'abantu bahuje, ariko urebye uburyo baganira ngiye ku giti cyanjye nkabona bitafitingana na Mutesi Scovia yaramutse agiyemo, kuko yaba ari KNC yaba ari Mutesi Scovia baramutse ni nko kuvuga ngo ni imiriro ibiri yabihuriye mu kirere, inkuba zakubita rwose imirabyiga ikaka. Ahangaho birashobokaho nta byinshi nabivugaho, byasaba kumvikana hagati y'impande zombi, yaba ari KNC yaba ari Scovia, ariko biragoye kuko nkurikije ibyo Scovia yanditse biragaragara ko ashaka gushyira imbaraga nyinshi mu rubuga rwe rwa Mama rwa Gasabo, akaruzamura cyane cyane ko rukomeje no kuzamuka, rukomeje kugira abakunzi benshi. Ibi rero nibyo dutekereza ko bishobora kubaho ukuri kwaho Scovia Mutesi agiye kwerekeza. Nta handi rero ngiye uko mbibona, na handi ubusesenguzi bwacu hano kuri PN Info Africa, PN Info Africa, uko twe tubibona turabona Scovia agiye gukomereza ku kinyamakuru cye Mama rwa Gasabo. Abavuga ko agiye kwerekeza muri RBA, abo ngabo nta kuri bashingiraho, twababwiye fact we na mwabyumva. Ndetse kandi abavuga ko agiye kwerekeza kuri Kiss FM kujya gusimbura Sandrine Sheja, nabo twavuze ko bidashoboka. Naho ibyo ni by'amarangamutima ya bamwe na bamwe. Abandi bashobora kubavuga ko agiye kwerekeza kuri Radio 1 kwa KNC na Mutabaruka, aho birashoboka, byasaba ko impande zombi zumvikana, kuko nababwiye ko editorial policy yo kunenga no kritika Scovia yumva neza, ndetse kandi abamutabaruka ndetse na KNC nabo babyumva neza. Ubwo rero ngira ngo aho ngano bishoboka naho ni amahirwe 50-50, kuko ikigaragara cyo nuko agiye gushyira imbaraga mu kinyamakuru cye cyitwa Mama urwa Gasabo. Nshuti bakunzi mukomeje gukurikira PN Info Africa, tubashimire kuba mukomeje kutwereka ko turi kumwe, kuba mukomeje kutwereka urukundo. Reka dukomeze tubifurize gukomeza kugira ibihe byiza. Niba kandi ufite igitekerezo nawe ushaka kudusangiza, wajya hasi muri muri comment section mukandika ibitekerezo byanyu, hanyuma tukabikaza. Mwese turabashimiye, mukomeze mugire ibihe byiza, naho ubutaha.